Imana yera kandi irakiranuka. Rabi tutaya lasike monetere. Cyarabumbuwe ibizima n'abakuru baramuramya. Suhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tunejejwe no kuvugana namwe muri uyu mwanya ndetse no kubasangiza ijambo ry'Imana. Nkuko mubimenyereye ni Nsanzabera Jacques, inshuti yanyu ibakunda namwe mukunda, izwi ku izina ryitwa Cyarabumbuwe. Nje kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana ndetse n'indirimbo, kandi ntabwo ndi njyenyine kuko nzanye umushyitsi, ndi kumwe na mushiki wacu, tugiye kumuhereza ikaze hanyuma nawe abasuhuze hanyuma nabibwire. Yego, murakoze cyane kuduha ikaze. Amazina yanjye ni Nzakizwa n'Imana Claudine, akarere ni aka Kayonza, umurenge ni uwa Murama, itorero ryanjye na ADPR kuri Muko, paruwasi ni Kabarondo. Imana iduhana umugisha. Ndi umuririmbyi muri korali nkuru yo kuri iryo torero rya Muko, ndi n'umuhanzi ku giti cyanjye. Imana iduhana umugisha muri aha, nguyu rero umushyitsi mbazaniye n'uyu Claudine, ngira ngo mwamubonye, kandi afite impano, aturutse aho bita ngo ni kuri Muko, hariya ni muri paruwasi ya Kabarondo. Paruwasi ya Kabarondo. Claudine rero turakwishimiye, turakwakiye kuri channel yitwa Cyarabumbuwe, ni ikaze. Yego, murakoze cyane. Aha, hanyuma rero ngira ngo uri umuvugabutumwa, uri umuririmbyi niko tubwiye, kandi biranakugaragaraho rwose. Ngira ngo babyibuka namwe murareba ko abakristo ba mbere ubundi ni uku nguku bahoze, bajyaga bitega, mbese ukabona ko murabona ko ntabwo birahinduka. So turakwakiriye rero kandi tuguhaye ikaze. Numva wamaze kugera inahangaha Rwagitima, wari usanzwe uhazi? Ntabwo nari umazi, ni ubwa mbere nahageze. Yego, ni ubwa mbere. So urakoze rero. Mbere yuko dukomeza, numva twagusaba ukabanza ugasenga Imana hanyuma tugakomeza. Yego, murakoze cyane. Reka twubahe Imana dusenge. Mana data wa twese, Imana yo kwizerwa, turagushimye turaguhimbaje. Tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo tugirira. Turagushimye yuko watwimanye Mana, warinze imibiri n'ubugingo. Imana ishimwe. Data wa twese, dutangiye tuvuga ineza yawe, dutangiye tuvuga uburyo waturengeye, nuhimbazwe. Haleluya, haleluya. Dusengeye abantu turi kumwe muri iri teraniro, dusengeye abari hirya no hino, mwami w'abami, reka abo bantu bose ubagereho, imbaraga z'umwuka wera zibagereho. Icyo duheje muri iri teraniro ni imbaraga z'umwijima, dutatanije abarozi n'abarozi katikina na Yesu, mu izina rya Yesu. Turaritse Imana n'Umwana n'Umwuka wera kugira ngo bize bibane natwe, udushyigikire mwami w'abami. Dusenze twizeye imbaraga za Yesu Kristo umwami wacu, amen. Aha, hanyuma rero Claudine, turagira ngo tuguhereze umwanya uganirize abakunzi ba channel ya Cyarabumbuwe, cyangwa se usangize ubutumwa abaduteza amatwi, ari abari hano mu gihugu, ari abari hanze, ari abaduteza amatwi bose, kugira ngo ndetse n'abaduhanze amaso bumve ijambo ry'Imana ndetse banumve icyo Imana ibashaka. Mbese muri iyi minsi Imana idushakaho iki bene data? Mbese niki dukwiriye gukora kugira ngo tubashe gukora iby'Imana ishima cyangwa ishaka? So rero numva Claudine twamuhereza umwanya, yatubwiye ko ari umuririmbyi, araturirimbira, hanyuma tugare no ku ijambo ry'Imana. Mbese nzi neza ko Claudine uyu nguyu mureba ni umunyempano zitandukanye, afite impano zitandukanye, kandi Imana iri muri we. Ibyo Imana igiye kumukoresha nibyo agiye kudusangiza muri uyu mwanya. Hanyuma icyo nkurarikiye ni ukugira ngo ube maso, kandi ikindi karibu. Yego, murakoze cyane. Ariko tutaravuga ku ijambo ry'Imana, hari indirimbo ya 45 mu ndirimbo z'agakiza ijya imfasha, iravuga ngo iby'Imana ikora
biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ngo ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye kugira ute gukora. Haleluya. Amen. Hanyuma arakomeza aravuga ngo mu rugendo ntago nabimenya byose ngo ariko nzi yuko nzabimenya. Arakomeza aravuga ngo ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gitoya. Imana yacu itugirire neza. Mu rugendo rero ntago twabimenya ariko icyo tuzi neza nuko tuzabimenya. Haleluya, haleluya. Amen. Iyi ndirimbo rero yaramfashije, nawe ndumva yagufasha muri uyu mwanya. Imana yacu itugirire neza. Ni ya 45 mu ndirimbo z'agakiza. Ndayikurangiye ahantu waba uri weho unkurikiye, uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu, iyi ndirimbo yagufasha. Imana itugirire neza. Hanyuma reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Cya mbere cy'Abami igice ni cya 3 umurongo wawo wa 16 kugeza 27. Dusomere ni karibu. Umutwe w'ijambo haranditswe ngo Salomo acira abagore 2 imanza. Bukeye abagore 2 b'abamaraya basanga umwami bamuhagarara imbere. Umwe muri bo aravuga ati, Nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe, bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana, maze iminsi 3 mbyaye, uyu mugore nawe abyara turi kumwe. Nta mushyitsi, nta wari kumwe natwe muri iyo nzu, keretse twebwe ubwacu. Ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa, azize yuko yamuryamiye. Icyo gicuku arabyuka ankura umwana mu gituza, ubwo umuja wawe nari nsinziriye. Amuryamisha mu gituza cye, wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa umwana, nsanga yapfuye. Ariko mu gitondo mwitegereje, mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. Undi mugore aravuga ati, oya, umuzima niwe wanjye, uwapfuye ni uwawe. Uwa mbere ati, oya, uwapfuye ni uwawe, umuzima niwe wanjye. Babivugira batyo imbere y'umwami. Nuko umwami aravuga ati, yemwe, umwe agira ati, umuzima niwe wanjye, uwapfuye n'uwawe. N'undi akagira ati, oya, ahubwo uwapfuye n'uwawe, umuzima niwe wanjye. Umwami ati, nimunzanire inkota. Barayimuzanira. Maze umwami arategeka ati, uwo mwana muzima nimumucemo 2, igice kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe undi. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati, Nyagasani, umuzima mumwihere wimwica, nubwo bimeze bityo. Ariko undi aravuga ati, ahubwo bamucemo 2, mubure nawe umubure. Umwami aherako arategeka ati, uwo mwana muzima ntimumwice na hato, mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina. Amen. Haleluya. Amen. Yego, ni mubumbe Bibiliya zanyu, hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Hanyuma intego y'iri jambo nayihaye umutwe uvuga ngo, kanguka uburana ibyawe, Satani yakunyaze. Haleluya. Haleluya, haleluya. Rero hari igihe Satani akunyaga bitewe nuko warangaye ugasinzira. Ariko iyi saha kuri uyu munota nje kukurarikira nkubwira ngo, kanguka uburane ibyawe, Satani yakunyaze. Uko byagenda kose, iyo ugize ishyaka, Imana nayo iraza ikakurwanirira. Imana yacu itugirire neza. Haleluya, haleluya. Hanyuma ngo abagore 2 b'abamaraya babaga mu nzu imwe, ngo ariko umwe aza
kuryama arasinzira, amaze gusinzira ngo undi araza afata umwana amukura mu gituza cye, kuko uwo mwana we muzima yari akiri muzima, ariko undi yagize ikibazo cy'uko umwana we yari yagize ute, yari yapfuye. Hanyuma wa wundi kuko yari yasinziriye yarangaye, wa wundi wagize ikibazo aza kuba maso acunga wa wundi warangaye, aragenda bunyombe ahita afata umwana we amukura mu gituza cya wundi wasinziriye, ahita afata wa mwana muzima aramujyana, afata wa wundi wapfuye amushyira mu gituza cya wa wundi. Imana itugirire neza. Ako kantu urakumvise? Hanyuma wa wundi ngahazakangukira ngagiye konsa, ngasanga umwana we yapfuye, arikanga agira ikibazo, ariko yitegereje umwe yaramaze iminsi 3 abyaye, undi haciyeho iminsi 3. Uko byagenda kose umwana wawe uba wamaze kumenya ukuntu asa, uba wamaze kureba intoki, uba wamaze kureba umusatsi, hari igihe afite amarende cyangwa se nta musatsi afite, uba ubizi. Ariko amaze kumwitegereza aravuga ati uko byagenda kose uyu mwana ntago ari uwanjye, ntago ari uwanjye. Haleluya. Hanyuma ngahita agira ishyaka n'umwete bwo kumenya ahantu umwana we ari. Hanyuma kuko babanaga n'uwo mugore mu nzu, amwitegereje areba ukuntu ari kumukinisha, asanga n'umwana we, ahita yiruka ajya ubwami. Haravuga ati Nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu. Hanyuma arabyara, nawe arabyara, nta mushyitsi twari kumwe, ngo ariko nsinziriye arabyuka ankura umwana mu giti. Umuja wawe nari nsinziriye, umuja wawe nari nsinziriye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mbese muri make kanguka ubura n'ibyawe Satani yagize ute, yakunyaze. Waranyazwe ni wabimenya, ariko uhereye uyu munsi kuri iyi tariki umaze kumenya yuko umwana wawe yanyazwe, kanguka uburane umwana wawe. Umubyeyi yagize ishyaka ryo kuburana, hanyuma ngo barimo baburana, umwe akavuga ati Nyagasani hoya, umuzima niwe wawe. Undi aragira ati hoya, uwapfuye ni wewe. Ngo hanyuma ngo umwami bitewe nuko Imana yari yamuhaye ubwenge n'ubuhanga n'ubushishozi, aritegereza aravuga ati uyu mubyeyi uri kuvuga ngo umuzima niwe wawe. Undi akavuga ati hoya, uwapfuye byagenze gutya. Imana itugirire neza. Iteka ryose iyo wagize umwete ukagira ishyaka, Imana irakuburanira. Imana irakuburanira bitewe nuko wagize umwete wo kuburana. Imana itugirire neza. Ndimo ndakubwira ngo wowe uri kunyumva, Imana ikugirire neza, Imana ikumvire. Imana ikumvire, kuko uyu mugore iyo ajya ibwami umwami ntamwumvire, nta kintu byari bibe bumaze. Ariko kuko umwami yamwumviye, umwana we yagize ute, yahise agaruka. Hanyuma ngo umwami arategeka ngo nimunzanire inkota, nimunzanire inkota, uyu mwana tumucemo kabiri. Ngo nuko nyina w'umwana wari umufitiye imbabazi aravuga ati hoya Nyagasani wimwica. Ngo nuko umwami abyitegereje avuga ati hoya, mumuhereza umwana. Ariko wa wundi wapfushije yaravuze ati hoya, nimumucemo kabiri, amubure nanjye mubure. Ariko Imana yacu ishoboye byose, ni Imana irenganura abarengana. Haleluya. Imana itugirire neza. Nshatse kukubwira iki rero, hari ibintu byawe wanyazwe, ariko uyu munsi ni umunsi wo kugira ngo Imana ikugarurire ibyawe Satani yakunyaze. Imana yacu itwigishe, kandi Imana yacu itugirire neza. Iteka ryose umwana araryoha, umwana araryoha. Umuntu ufite umwana usanga ari kumutetesha, usanga amuterura, amubebesa, ugasanga nyine umwana afite agaciro. Okay, ibi rero bishatse kuvuga iki? Uyu mwana nta wundi ni umwuka wera, nta wundi ni umwuka wera. Shitani yarakugendereye usinziriye, araza gukuramo icy'umumaro wari ufite, agukuramo mwuka wera, agusigira izindi mbaraga. Ariko uhereye uyu munsi Imana yo mu ijuru ikugarurira umwana wawe. Uyu mwana numugira azakwigisha, uyu mwana numugira azakwereka inzira
ukwiriye kunyuramo kubera ko uyu mwana ugize ute umufite. Naje kureba mbona umugore utwite, iyo umugore afite inda hari ibintu abuzwa. Nigeze kuganira n'umupapa umwe, arangije arambwira ati njye nari mfite umudamu, ariko umudamu hari uburyo yitwaraga. Akiri umukobwa nyimurambagiza hari imyambarire yambaraga, hari ingendo yagenderagamo, hari inkweto yagenderagamo, ariko maze kumushaka niko yari ari kunganiriza, maze kumushaka amaze gutwara inda ibintu birahinduka. Yaryaga ibirayi ntiyongera kubirya, yajyaga akawunga ntiyongera kugira ute kukarya. Bivuze ngo yari amaze kwakira ikintu kidasanzwe mu buzima. Aleluya, aleluya. Yari amaze kwakira ikintu kidasanzwe mu buzima. Noneho uyu mwana atangira kumutegeka, uyu mwana atangira kugira ute kumutegeka ibyo arya. Yajyaga yambara imyenda imufunze, hanyuma umwana atangira kumubwira ati ariko urimo urambangamira, nuwere kunzirika. Atangira gushaka amarimiyeri atangira abari se kwambara, yambaraga inkweto zizamuye kadashi. Atangira kumubwira ariko rero uramenye utazanura hasi nkagira ikibazo. Atangira kumutegeka aravuga ati oya genda gake kuko nyine uyu mubyeyi impamvu umwana yaratangiye kumutegeka, ariko mbere akiri mu bukumi kubera ko nta mwana yari afite, yari arimo agenda uko yishakiye. Bishatse kuvuga iki rero? Iyo umuntu afite mwuka wera ntago yambara uko ashatse. Iyo umuntu afite mwuka wera yaramwakiriye ntago agenda uko ashatse. Mwuka atangira kumutegeka, atangira kumutegeka imyambaro agira ate yambara, atangira kumutegeka ingendo agenda. Rero muri iyi minsi ikibazo dufite, abantu ntago barimo bakira, ntago barimo bakira imbaraga z'umwuka wera. Iyo ufite izi mbaraga z'umwuka wera hari ahantu zikunyuza, hari ibintu zikubuza. Hanyuma ndashaka kurarikira abantu mbabwira ngo nibakire imbaraga z'umwuka wera. Uyu mwana nibamwakire, uyu mwana nibamugire, Imana yacu tugirire neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Nugira uyu mwana mu mivugire, nugira uyu mwana azakwigisha ukuntu uvuga, nugira uyu mwana no kureba azakwigisha ukuntu ureba. Ariko impamvu abantu barimo bagenda bafatafata nuko uyu mwana Satani yamaze gutwara umwana muzima bari bafite, aramubiba. Ariko nshatse kukubwira ngo uyu munsi kuri iyi tariki Imana ikugarurira umwana wawe. Impamvu abantu barimo bamwe na bamwe bambara uko bishakiye nuko nta mwana bafite bakiriye urimo babuze. Impamvu abantu barimo barya uko bashaka nuko badafite umwana ubabuza ibyo kurya. Ariko nugira uyu mwana azakubwira ati reka burya nde ninywera ka soda, niko ninywe, kuko uyu mwana nyine ntago ashaka kunywa ibintu bihiye. arabikubuza. Ariko tugira ishyaka tuburane, burana umwana wawe wari umufite. Umuririmbyi yararimbye ngo itegereze neza uburyo utwaye iki agakiza utabuhetse ingobyi, umwana yaraheze kera. Mbese umuntu akaririmba ariko umwana yaragiye, umuntu akabwiriza umwana ntawe afite, umuntu agahanura nta mwana afite, umuntu akaza akaguhanurira ibitangaza ariko uyu mwana ntawe afite. Ni iyihe mpamvu? Shitani yaramunyaze, yamusigiye uwapfuye. Umwana muzima aramujyana, ariko uyu munsi niwumvira ijambo bikagukora ku mutima ubwira Imana ngo Mana nanjye menye neza numvishe yuko nanyazwe, ese wangarurira umwana wanjye nkongera nkagira ibihe. Kera abantu bagiraga urukundo, ariko Shitani yitegereje arebye ko urukundo hari ahantu ruzabageza ahita rubakuramo. Uwo ni wa mwana yari atwaye, ni wa mwana yari atwaye. Aho uzasanga abantu bangana,
abavandimwe inshuti ugasanga barangane. Ni iyihe mpamvu? Nuko umwana muzima bari bafite shitani yagize ute, yaramujyanye. Ariko nshuti yanjye mwene data, burana ibyawe, Imana nayo yiteguye kukugarurira umwana wawe. Imana yacu itugirire neza. Haleluya, 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 haleluya. Hanyuma umaze kumvira ijambo rikaba rigukoze ku mutima, birashoboka yuko hari ibyo wakoraga ariko nyuma ukaza gusubira inyuma kuko shitani yari yakunyaze, ukagwa, wanyemerera ugahaguruka tugasengana Imana. Wararirimbaga ntiwaririmba. Ni iyihe mpamvu? Nuko shitani yakunyaze umwana wawe wari ugize ute, wari ufite. Wari umunyamasengesho, ariko kuko shitani yabonye umunyamasengesho hano buzakugeza, araza arakunyaga, ntabwo ugisenga uko bikwiriye. Ni umwana wawe wagize ute, wanyazwe. Nshatse kukubwira iki rero? Haguruka dusengane Imana, Imana ikugarurire umwana wawe wanyazwe. Yesu nawe yiteguye kukugarurira umwana wawe. Imana itugirire neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tubishimiye Imana. Yego. Hanyuma reka dusenga Imana, twingingira aba bantu kugira ngo Imana ibagarurire umwana wabo. Mana data wa twese iri mu ijuru, Imana ishoboye byose, Imana itari intambira kibi, Imana itinda kurakara, Imana yera kandi irakiranuka. Rabi tutaya lasike monetere. Aba bantu bemeye ko barangaye bagasinzira, ariko uyu munsi baragarutse ngo wongere ubagururire umwana wabo wanyazwe. Yesu, ijambo ryawe ryarambwiye ngo nimungarukira abari nge mugarukira, nanjye ndabagarukira rwose. Mana, aba bantu bawe bemeye ko barangaye, bararangaye rwose, ariko Mana baragarutse. Ni rebore taya zikene morebo washaya. Reka wongere ubahindukirire, reka wongere ubarebe mu izina rya Yesu Kristo. Mana, abana baranyazwe, ariko tumaze kumenya yuko aba bana bagiye, dukangutse tumenye neza yuko abana bagiye, turasenze kugira ngo mwami w'abami aba bana wongere ubagarure. Abaririmbaga bongere baririmbe. Mana, uyu mwana nagaruka, abahanuraga bazongera bahanure. Aba bana uyu mwana nagaruke, abaririmbaga bongere baririmbe. Haleluya. Imana ishimwe kuko wongeye kutugarurira abana. Imana ishimwe kuko wongeye gukora igitangaza. Imana ishimwe kuko kataya labone shaya kuterebone shini kutreremo. Urakoze Yesu kuko wumvishe gusenga kwacu, urakoze kuko wumvishe gusaba kwacu. Dusenze twizeye imbaraga za Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane. Claudine, rero turagushimiye utuganirije ijambo ryiza kandi ijambo ry'amavuta. Ngira ngo abakurikiye cano ya Cyarabumbuwe mwabyumvise ko hari ibintu Imana igiye kutugarurira, cyane cyane mu byo turimo tuburana n'umwana ari we Mwuka Wera. Kuko ijambo ry'Imana iyo turisomye riratubwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Ndifuza ko hamwe n'abaduteza amatwi n'abadukurikiye twese Imana yakongera ikatugarurira Mwuka Wera kugira ngo duhabwe imbaraga. Iyo Umwuka Wera yamaze kuba muri twebwe, ntabwo tugenda uko twishakiye. Mukristo aririmba aravuga ngo ni umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Haleluya. Ndanezerewe, ndafashijwe kubw'ijambo ryiza utuganirije. Yego. Kuko iyo urebye muri iyi minsi ubona abantu benshi basa naho banyazwe umwana wabo ari we Mwuka Wera. Kuko iyo urebye ubona abantu basa naho bagenda biyobora aho kugira ngo bayoborwe n'umwuka. Ariko turagushimiye kubw'ubutumwa bwiza utugejejeho, Imana inyujije muri wowe. Nukuri turabigushimiye kandi Imana nibishimirwe. Hanyuma rero Claudine, nagira ngo twongere tuganireho gatoya, kuko burya abantu bamaze kuganira ijambo ry'Imana baba bamaze kubumwe. Mbese ubundi Claudine ni muntu ki? Mbese mu buzima busanzwe Claudine ukora iki? Mbese ntabwo ugeze twibwira bihagije. Mbese uri umubyeyi, uri kugira ngo abaduteza amatwi cyangwa se abadukurikiye bamenye mbese Claudine uyu nguyu turimo tuganira ni muntu ki? Murakoze cyane. Ntago ndi umumama, ndacyari umukobwa. Magambo make ndi ku isoko, ariko ntago ndi ku isoko. Uri
ku isoko, ntago ndi ku isoko. aha ngira ngo abadukurikiye mwumvise iri ni ijambo mutajya mukunda kumva. Atubwiye ko Claudine aracyari umukobwa, ari ku isoko, ntabwo ari kuki, ntabwo ari ku isoko. Iri ni ijambo rizimije. Mbese Claudine iri jambo risobanuye iki? Risobanuye iki? Ku isoko no ku isoko wabidutandukanyiriza gute kugira ngo abadukurikiye bamenye mbese umuntu uri ku isoko aba ari muntu ki cyangwa se ameze ate? Ese uri ku isoko we aba ari muntu? Umuntu uri ku isoko aba ari umwana wa Kristo. Hari ibintu adakora kuko ntago aba abyemerewe, nyine ari ku isoko. Hanyuma umuntu uri ku isoko arigurisha umuntu wese umukeneye nyine akamubona kuko agize ute, ari ku isoko. Ni ibyo ngibyo murakoze. Aha, abakurikiye Cyarabumbuwe bakaba bayikurikiye bari ku isoko, turabagira inama yo kuva ku isoko ahubwo bakajya kuki? Bajya ku isoko mu izina rya Yesu. Aha, Claudine rero turagushimiye. Mbese ikindi twakubaza, iyo witegereje muri iyi minsi mu bijyanye n'iyi nzira y'umusaraba, bijyanye n'iyi nzira ijya mu ijuru, mbese ubibona ute ugereranyije n'ibihe byahise ndetse n'ibingibi turimo cyangwa se turi kwinjiramo? Mbese ubona ibihe bibi ari byo twavuyemo cyangwa ibihe bibi nibyo turimo twinjiramo? Wabitugereranyiriza gute ibihe byahise n'ibyo turimo cyangwa se ibyo turi kwinjiramo? Yego, murakoze cyane. Ibihe turi kwinjiramo, ibya mbere, iyo urebye ibya mbere hari ukuntu abantu bagendaga, ariko iyo urebye ahantu turi kujya ubona abantu barimo bagenda batambikira ukuntu, ariko hamwe no gusenga Imana ijya ibasha kurema ubuzima buzima. Abambere bagendaga bate? Nk'urugero, abambere hari imyambarire bambaraga, ariko iyo uri kureba urimo urasanga ahubwo barimo bambara nabi cyane. Urugero, mbere bajyaga bambara imyenda igera hasi, ugasanga abantu biteze neza nk'uko niteze, ugasanga abantu bariyambitse. Ariko iyo urebye urimo urasanga abantu barimo baragenda biyambika nabi cyane, ariko impamvu namenye neza yuko ari uko baranyazwe. Yego. Ariko hamwe no gusenga Imana niyongera kutugarurira ibihe byacu. Hanyuma iyo witegereje ubona ibya mbere nibyo byari byiza cyangwa iby'ubu nibyo byiza? Oya, ibya mbere nibyo byari byiza. Kandi turi muri viziyo. Twageze muri viziyo, kandi rero ntabwo viziyo urumva nyine bitandukanye n'ibyahise. Okay, viziyo ni nziza, ariko nanone twere kugenda uko twishakiye ngo nuko turi muri viziyo. Murakoze cyane.